mw'ijuru imbere y'Imana mfite Nshuti bakunzi b'ikiganiro ubuzima bufite intego, twongeye kubasuhuza muri kino gitondo cy'uyu munsi twishimira Imana ko iduhaye amasaha meza yo kubyuka turi bazima. Wowe ukibasha guhumeka ushimira Imana kuko uyu munsi ni impano y'umunsi uhawe kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza, kugira abandi umumaro. Rero Imana ishimwe ko iduhaye iki gitondo, ajya gutanya gusenga no gusomera hamwe igitabo cy'ubuzima bufite intego cyanditswe na Rick Warren, cyeshyirwa mu Kinyarwanda na Pastor Antoine Rutayisire, twese tumenyera hano mu Rwanda. Mana yacu, turagushimye ko udukunda, turagushimye ko kandi uduhaye amasaha meza n'ibihe byiza byo kumva ijambo ryawe ku gitabo cy'umwanditsi Rick Warren. Turifuza ko kigira umumaro abantu benshi, bagahindurirwa inzira y'ubuzima kugira ngo imibereho yabo irusheho kuba myiza no kumva agaciro kabo muri iki gihe kigoye cyo gutamya agaciro k'umuntu, aho inyamaswa isimbura umuntu, aho ibiremwa by'abantu bifata umwanya munini w'abantu. Reka Mana uduhe gusobanukirwa agaciro kacu no kugira two gukora mu kindi gihe cyacu cya none, mu izina rya Yesu Kristo Umwami twizeye twisenzemo, amen. Ndashaka kubasomera ubusobanuro by'uwanditse igitabo Antoine Rutayisire, niwe wagendeye mu Kinyarwanda. Yaravuze ngo musomye iki gitabo nkwifuje gufashwa no kugisoma. Njye ubwanjye cyambereye umugisha igihe nagiye nsoma kandi niga. Nagiye nsenga kuri buri murongo ngo umwuka w'Imana azagufashe kuryoherwa n'iki gitabo nk'uko cyandyoheye. Abandi bantu barenga 25 bamaze kukigura no kugisoma mu ndimi zitandukanye muri iyi myaka 3 kimaze kigiye hanze. Ndagira ngo ahangaha nongera kandi kantu kamwe kavuga ngo iki gitabo kimaze imyaka irenga 20. Imana yahaye umugisha kandi igikoresha cyane muri iyi minsi mu buryo bwo guhindura ubuzima bw'abantu. Natekereje kuguha ibisobanuro ku buryo iki gitabo cyagiye gihindurwa cyane cyane ku bijyanye n'imirongo ya Bibiliya, mu guhindura nifashishije Bibiliya y'2001 na Bibiliya ijambo ry'Imana y'2004. Ariko hari benshi muzasanga imirongo itandukanye niyo musanga muri ubwo buryo bwombi bwo guhindura mu gihe Rick Warren yandikaga mu Cyongereza. Murabusanga ku mugereka wa 3. Wenda ubu buryo ntabwo tuzabusoma, ariko ndagira ngo mbabwire ko uburyo buhari ko afite igitabo azabusoma burenze kuri ubwo dufite mu Kinyarwanda, kugira ngo inyandiko ye itatakaza isura nk'isa niyo yari ifite. Imirongo myinshi yahinduwe mu Kinyarwanda nkurikije uko igaragara mu Cyongereza, nkuko hari aho gukoreshwa muri Bibiliya y'Icyongereza cyangwa Bibiliya yera cyangwa Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Wasanga bitavugika neza nkuko bivugitse mu Cyongereza. Dushime Imana kubw'uyu munsi iduhaye. Imana turagushimiye ko udukunda kandi ko tugirira neza buri munsi. Uyu munsi mushyashya waduhaye impano, nawe uduhere umugisha wawe. Tugiye gutangira ku gitabo cy'ubuzima mu minsi 40. Imana uzadushoboza, uzajya uduha umugisha wa buri munsi, uzadushoboza kohereza amasaha ndetse no gutega amatwi ibyo turimo gukora kugira ngo urakoze Mana, uzasuzwa abantu natwe icyubahiro cyawe niba kutwitwa rwose mu Yesu Kristo wacu.